ndabashimira ko muneza amatwi iyo umenyereye igihugu cyanjye ngo hakantuza ka mama wawe iyo tutse abayobozi b'igihugu cyanjye nguhereza ikintuza cya mama wawe ndabanza nkaguha ikintuza cya mama wawe ugagihingamo nyiramugengeri boro toka kure wakigabo kora subscribe kuri Kasuku Media cyangwa se uca kantuza ka mama wawe unyure ugende ayo niyo magambo y'uwitwa Kasuku cyangwa se Jesse Kwiza avuga ku Nyangarwanda cyangwa se ku bantu bose basebye igihugu cyangwa bamumenyera bakamuvuga nabi. Ati umuntu wese uzavuga nabi u Rwanda nzamuha kantuza ka mama we agahingemo nyiramugengeri boro. Turashize none. Amazina y'inyakuri ni Kambale Rukeka Wironja. Ugize ngwi wumvishe ayo mazina wakumva atari umunyarwanda. Abantu benshi bahamya ko ngo ashobora kuba yaravukiye muri Kongo, ariko we avuga ko ari umwana w'Igikondo, ngo yakuriye Igikondo nubwo yagiye aba mu bihugu byinshi nko muri Amerika ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Avuga ko ngo yagiye hanze ngo bagiye gukorera ibintu by'ubuhinzi bya agriculture, avuga ko ari byakoramo. Abamuzi bati ni umwana w'Igikondo wakuriye Igikondo. Bati witwa Jesse Kwiza yanga gasuzuguro nkuko abivuga. Avuga ko ngo yanga umuntu umumenyera, ariko kandi ngo akavuga ko atinginga abantu. Ati ngewe niba ugiye kuza gukora subscribe kuri Kasuku Media izikore, ariko kandi niba udashaka gukora subscribe uca kantuza ka mama wawe ugende. Ako ngako akavuga mu izina, nge ntabwo nakavuga hangaha. Uwo akavuga mu izina ko kantuza nicyo kintu zakakivuga mu izina, akavuga ko ngo abantu bose banga igihugu ngo azabatuka. Abanyamakuru baherutse gukora ikiganiro na Ribu bashyira Jesse Kwiza mu majwi nk'umwe mu bantu batukana ku karubanda bakandagaza abantu nyamara nibagira icyo bakorwaho. Abanyamakuru bati Ribu bivuga ko ngukorana na Kasuku ngo kubera ko avuga ibintu ntakurikiranwe. Uwo muri Ribu yasubije uwo munyamakuru ko ngo nta kintu bapanga na Kasuku, yewe ngo atari n'inshuti ze. Bati hano nta nshuti tugira, twebwe tugenza ibyaha, umuntu wese ukoze amakosa turamuhana. Batuwa Kasuku rero mubwire ko nakomeza ibyo ngibyo akora akaba bizi ko ari icyaha nawe azakurikiranwa nk'abandi. Uwitwa Kasuku akimara kumva ibyo Ribu yamuvuzeho nawe yahise asohora ikiganiro. Yavuze ko we ngo adatukana, ariko ngo kuba adatukana ntago biha abantu banga u Rwanda kugenda barusebya. We yavuze ko ngo azarwana intambara yo gutuka no kubwira nabi abarwanya igihugu. Ati umuntu wese uzarwanya igihugu nzamuha kantuza ka nyina, ibyo mwavuga byose nzakamuha agenda agahingamo nyiramugengeri boro. Uwo ni Jesse Kwiza. Ubundi yita Jesse Kwiza wa mipango. Kasuku Media umwami w'abagore cyangwa se icyogere mu nkuba. Muri iki gihe nta muntu numwe bavuga ko yanga Jesse Kwiza. Ubundi abantu bose bavuga ko nta muntu wanga Jesse Kwiza, n'abamuvuga ngo baba bashaka kumuhahiraho. Iyo umubonye Jesse Kwiza ukabona ukuntu abyibushye ubona ari umuntu ushimishije. Abantu bumva ibyo avuga bavuga ko ngo nta muntu abongamiye. Mu biganiro bye agenda avuga ko ngo atinginga abantu. Jesse Kwiza ni wa muntu ukora ikiganiro kuri channel yiwe akavuga ko ngo ikiganiro ari gukora ngo nta kintu kizima kirimo. Mbere y'uko ikiganiro gitangira akakubwira ngo iki kiganiro ugiye kukireba ngo nta kintu kizima kirimo, ngo kirebe cyangwa ukireke, ngo ariko ndabizi ko nta kintu kizima kirimo. Nk'ibyo bidahagije ukakireba ko kukumva icyo kiganiro nta bintu bizima birimo. Yewe ni yari muri icyo kiganiro umuntu akamuhamagara aramwitaba nk'ibisanzwe akavuga ngo reka mwitabiremo nkomeze nshaka iminota nishakire views boro. Bavuga ko ngo nta muntu numwe ushobora gusanga yanga Jesse Kwiza kubera ko ngo abantu benshi baramukunda. Iyo urebye comment nyinshi mu bantu be cyane cyane diaspora ngo bakunda ukuntu aganira ngo kubera ko bibarura mu mutwe. Iyo nyuze ku mihanda kuri babana bo ku mihanda cyangwa se abanyeshuri usanga kenshi bikunda Jesse Kwiza kubera ibiganiro bye. Ariko abantu bakavuga ko ngo Jesse Kwiza ngo iyo kumva ikiganiro cye ngo ugomba kugabanya volume, ngo birabujijwe kumva ikiganiro cya Jesse Kwiza ngo wongeje volume, cyangwa se ngo birabujijwe kumva ikiganiro cya Jesse Kwiza uri kumwe n'ababyeyi cyangwa n'abantu bakuru kubera ko ngo ntajya yiburira. Akenshi ngo uzasanga ikiganiro cya Jesse Kwiza ku musozo wacyo hazaba hariho sambaratika, ngo niba uri kumva inkuru ya Jesse Kwiza ngo ugomba kwigengesera ku musozo wayo. Ngo ikiganiro cya Jesse Kwiza ngo iri kucyumva ngo ugiye kugera ku musozo wayo ngo haba hameze nkaho umuntu uri gutera akabariro. Umuntu uri gutera akabariro ngo ku musozo we ngo biba bigomba gukomera cyane.
n'inkuru ya Jesquiza rero ngo ku musozo wayo haba agomba kuba hari akantu bita sambaratika ko guhita kagukangura ngo kakakumenyesha ko ari Jesquiza wa Mipango, ngo akora inkuru nziza ukayumva iryoheye amatwi, ngo ariko ku musozo wayo ngo ntijya yiburira. Abamuzi niko bavuga. Abantu kandi bavuga ko Jesquiza ngo ari umukire, ngo afite amafaranga menshi, ngo yagiye ajya muri Amerika agakora amafaranga menshi, no mu bindi bihugu yagiye ajyamo ngo yavanye amafaranga menshi. Bivuga ko Jesquiza afite amazu menshi yubatse Kigali, ngo afite amakadastere menshi, akagira amanyubako menshi yagiye yubaka muri umujyi wa Kigali abantu batazi. Jesquiza kandi bivuga ko ngo hari abantu benshi afasha. Tugiye mu mateka ya Jesquiza, channel yitwa Gasuku Media iri muri channel zasamuye impano nyinshi. Uwitwa Nyakso nta muntu wari kumumenya iyo ataca kuri Gasuku Media TV. Nyakso agitangira kuzamuka, umuntu wamufasha akaboko bwa mbere ni uwitwa Jesquiza. Jesquiza yari afite platform nini mu gihe Banyakso na Bapatino bazamukaga. Yakoranaga n'uwitwa Dekati witaga Babalawu cyangwa se Ipusi ku mbuga. Ipusi ku mbuga yaraje arabica biracika, n'uwo aracyabica bigacika. Uwe na Kasuku wa Mipango bari mu bantu bafashe akaboko aba bana barabazamura kugeza aho witwa Nyakso yafashe igihugu cyose. Ukumva igihugu cyose kiri kuririmba Nyakso. Yewe nizi comedy zose abantu bakina zirimo ama sound effect inyinshi zazanywe n'uwitwa Nyakso. Kanyabugande Olivier akizana comedy z'ama sound effect yabaye nk'umuntu uzanya agashya mu gihugu. Ntabwo byari bimenyerewe. Abantu bari bamenyereye filime zitarimo ama punchline cyangwa se ama sound effect. Sound effect ni iki? Sound effect ni utujwi wumva muri video twunganira ukina video kugira ngo iryohe. Urugero nimba ubu nari gukina muri video ukumva hajemo akantu ngo umva mbese, cyangwa se ngo hey, cyangwa se ngo bomboka. Utwo nitwo bita sound effect. Ariko kandi dutandukanye n'ikitwa sound track. Sound track ni injyana cyangwa se akakaziki kaba kari kugenda muri video mo imbere. Akenshi ukunze kuzumva muri video za bamwanafunzi bamuhire munana ndetse n'abajantishe tewo. Ni video yanjye uraza kuyumva neza, araza kumva akantu kitwa sound track. Sound track itandukanye na sound effect. Reka dukomeze na Jesquiza. Jesquiza yagiye afata akaboko abantu benshi arabazamura. Ni umupromote ukomeye cyane witurije abantu batazi. Iya kuvuzeho uko byagenda kose tugomba kuzamuka. Jesquiza yaje kugira ikibazo gikomeye cyane baburikana n'ababinguni. Biri mu bintu byabafashije no kuzamuka kwabo. Uwitwa Taikuni nawe yaje kugira ikibazo na Jesquiza bimufasha kuzamuka. Hari umunyamakuru witwa Korode muri iki gihe ufite ikibazo gikomeye na Jesquiza. Bivuga ko ngo witwa Korode agenda asebya Jesquiza amuvugaho ibigambo bibi. Nyamara yamuvuga Jesquiza nawe akamusubiza. Niba Jesquiza umuvuzeho ibintu bibi araza akagusubiza ku karubanda kandi agashyiramo n'ibitutsi. Akakubwira nabi ku buryo abantu bahita babona ko Jesquiza yakwihaye. Iyo muri showbiz umuntu avuze kuri Jesquiza, abantu bakumva yavuze Jesquiza baba bafite amatsiko yo kumva icyo Jesquiza yamusubije. Ngewe uri ahangaha akakanya uri imbere yanyu ndi kubagezaho iki kiganiro, uwitwa Jesquiza ari mu bantu bamfasha akaboko. Nge nitwa Danizo Official. Video ya mbere nasohoye yagiye kuri YouTube yitwa Gasuku Media. Ntabyo abantu bari bazi. Instagram ya mbere nagiyeho ikomeye ni ya Jesquiza wa Mipango. Niyo Instagram ikomeye nagiyeho ukubera kwitwa Gasuku yampostinzeho. Ataba abana bazafatisha cyangwa babivemo. Muri comment nyinshi zagendaga zinci intege. Bamwe bavuga ngo uko ntashoboye, abandi batarashoboye, ashobora kuzaduha ibintu bya danje. Jesquiza ari mu bantu bafashe kuboko bankira kwitara bafatanyije n'abandi bakomeye nk'abayago Nyarwaya. Mu byo nakora byose sinakwibagirwa gushinga witwa Yago nkuko Jesquiza bivuga. Aravuga ati nguriya muhungu Yago yitwa Nyarwaya Inosa kubatamuzi. Uwitwa Gasuku Media akakanya ari mu influencer bakunzwe mu gihugu. Ariko ntibibuze itangazamakuru kumugera imijugujugu. Bataratukana cyane, bati ibintu bye bishobora kugundura urubyiruko. Bati ibintu bye avuga bishobora kugumura urubyiruko cyangwa abana bacu. Batavugamo ibishegu bikabije. Avuga ibitsina mu mazina yabyo. Bati bityo adatangiwe ngo afungwe abana bacu byaza bajya hingaruka.
abenshi mu bafana ba Jay Squeezer bati nyamara twe Jay Squeezer ntacyo dutwaye, nta muntu numwe ajya yibasira atuka inyangarwanda. Hari ubutumwa buherutse gucishwa kuri Twitter cyangwa se kuri X n'uwitwa Lucky Nzeyimana asubiza umuntu wari wavuze ko Jay Squeezer ngo akwiye gufungwa. Lucky Nzeyimana yasubije mu burakari bukabije ati niba Lucky Nzeyimana yasubije mu burakari bukabije umuntu wari wubase Jay Squeezer ati niba wowe ubwawe utashobora kurwanya intambara yo guhangana n'inyangarwanda zanga igihugu, reka kwibasira abayirwana. Niko yavuze ati niba udashobora gufata iya mbere ngo uhangane n'aba bantu ubasabye u Rwanda ku bushake bwabo ku nyungu zabo runaka, twe tuzayirwana mpaka. Jay Squeezer akimara kubona ubwo butumwa bwitwa Lucky Nzeyimana yahise abupostinga ati icyo nkundira Lucky Nzeyimana araza akakubwiza ukuri yabona uri mu murongo utari uwa nyawo. Jay Squeezer ati reka dushyire hamwe twese duhangane n'inyangarwanda, duhangane n'aba bantu bashaka gusebya u Rwanda rwacu akenshi batanaruzi, baba hanze yarwo batazi ibyiza by'uru Rwanda. Bati ahubwo we munyamakuru uri kuvuga ngo Kasuku nafungwe ni wowe nyangarwanda. Abafana ba Kasuku bati twe tuzakomeza kumuryamaho, ariko ntabwo tuzihangana inyangarwanda zishaka gusuzugura igihugu cyacu twaragikobokeye. Ni byinshi twakoze mu gihugu cyacu ngo kibone umutekano kibe gitekanye. Batari kuwo Karegeya ntabwo tuzahaturutse, nyamara Karegeya we abona ko ibyo avuga ari byo. Anabihuriye n'abandi bantu benshi bavuga ko ngo Kasuku nubwo yatuka banga igihugu ariko ngo adakwiye gukoresha amagambo y'inyandagazi, ngo ibyo akoresha ni inyandagazi. Ati nibyo koko watuka abantu banga igihugu atari gukoresheje amagambo meza. Ati ntabwo wajya kuvuga ko umuntu wanga igihugu umutuka ku gitsina ngo nibyo biratuma gikunda. Ati hari imvugo nziza wakoresha, ati kuko n'abayobozi iyo bari kuvuga banga igihugu hari imvugo bakoresha ariko zinyuze mu mucyo. Niko Karegeya avuga. Ati biriya bintu nkawe muyobozi uri kubirebera, umwana wawe nabibona akabivuga akabikurikiza bizakugwa neza. Ati igisubizo ni oya. Ati tekereza ko ibyo Kasuku ari kuvuga umwana wawe ashobora kuzabigenderaho. Karegeya ati bayobozi ntimugakomeze kurebera ibi bintu, ahubwo Kasuku nafatwe ahamwe nk'abandi. Kasuku ati nyamara wowe Karegeya hari kesi yawe ziri muri ribu nyinshi abantu bagiye bakurega zigiye zitandukanye. Ati rero ntiwakangiyeho wagakurikirana ibyawe. Abafana bati twe turi ku ruhande rwa Kasuku, abandi bati turi ku ruhande rwa Karegeya. Bizarangira gute? Nyamara abanyamakuru bo bati Kasuku ntacyo dutwaye aradushimisha. Abadiaspora benshi bati Kasuku adutera sitoye tukisekera. Kasuku kandi akunze kugaragara mu bikorwa byo gufasha. Kasuku kandi akunze kugaragara mu bikorwa byo gufasha. Ngo hari abantu benshi yishuriye amazu. Yewe n'uwitwa Nyamunini Fisi yavuze ko ngo witwa Kasuku ajya mufasha rimwe na rimwe akamuha ibyo kurya akanamufasha no kwishyura inzu. Usaba gusa kuko hari n'abandi benshi Kasuku agenda afasha. Akunze kugaragara mu muhanda yagiye kwisurira abaturage, yagiye kuganira n'abaturage n'abantu bigenda mu mihanda yabageraho akaba nk'ibyo kurya cyangwa amafaranga. Akunze kugaragara yitekeye amaburusheti agahamagara abantu bakaza bagasangira. Yewe nubwo bakorana ibiganiro na bakabakuramo izo views ariko abayasangiye nabo bakanasabana. Kasuku ni umwe mu bapromota bagira umutima w'urukundo, bakunze gufasha akagaburira abantu agasangira nabo, rimwe na rimwe akanabaremera akabaha n'amafaranga. Nta muntu wanzwe na bose, nta n'uwakunzwe na bose. Kasuku bavuga ko azakomeza kwanga banga igihugu, akanakomeza kubatsaho umurira n'ababwira nabi, anakomeza kubaha utunuza tw'abanyina wenda akabizira. Ati ninshaka nzabizire, ariko umuntu wese wanga igihugu akananga n'abayobozi b'igihugu nzamuha kanuza ka mama we. Niko Kasuku avuga. Reka twitege ko Kasuku na Karegeya bazagera igihe bakumvikana bakiyunga bakunga ubumwe, ndetse na Kasuku ibyo ubuyobozi bumusaba akabikora, ubundi igihugu bagakomeza kukibamo mu mahoro.